akanwa isuku tutarabona, niho niwacu, n'ubuturo bwiza tuzahora, niho niwacu, n'ubuturo bwiza tuzahora. Yesu ni ugira amahoro, urupfu n'ibyago ni ubitsi, abashaka ubugingo budashira, nimumwizigira zabarenge, muze mwese dushengere, mw'ijuru tuzimana, muze mwese dushengere, mw'ijuru tuzimana n'umukiza. Murakoze cyane. Dusengera mu masizi rero hano twanyuze nyine kugira ngo umuhango ukorwe, tunashimira cyane umuryango wabigize uruhare ko by'umwihariko reka aba batatu, mwe ni inshuti babanaga cyane, ndi n'umuturanyi mu buryo w'umuturanyi, ndetse na mwene data mu itorero Placide. Karibu. Haleluya. Murakoze. Turakoresha mu gihe kingana iki? Yesu abaho umugisha. Reka tubanze duhereze Imana icyubahiro nubwo turi hano. Icyubahiro. Murakoze cyane. Tugomba kubanza kubaha Uwiteka. Ngewe ubahagaze imbere, amazina yanjye nitwa Uwabakuru Jean Marie Proti. Uyu habiya mbere Alphonse ni inshuti yanjye, ariko nkurikije uko twari tubanye ngo bamaye iminota 3, nyakubaha mbabare mukama nk'itanu. Yego, murakoze. Yesu abaho umugisha. Habiya mbere ni inshuti yanjye, n'ubundi twasengeraga hamwe, nanjye nakuriye muri ADPR, ndi umupantekote, narakijijwe nakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye. Habiya mbere rero twasenganaga, hari akagurupe twagiraga, gurupe yitwa gurupe abarinzi b'inkiki, niho twasenganaga. Harimo bamwe benshi barimo hano, ndumva abahari bazamura akaboko mukabareba. Barahari? Timburi ntibahari? Barahari. Yesu abaho umugisha. Alphonse rero twabanye neza. Jewe nubwo mpagaze hano, twasenganye dusenga Imana ikagitubwira byinshi. Nk'umuntu wari umuhanuzi, nawe hari ibyo yajyaga imunyuzamo ikatubwira. Ubu mpagaze aha ngaha, nubwo Imana yari yatubwiye, ndi kumva nka Alphonse, ntago ndabyakira ko yagiye, ariko Imana yari yabitumenyesheje nk'umugeni. Gutekereza ko sari mwiyerekwa, shobora kuba ari mwiyerekwa, ariko nkurikije ko Imana yari yabivuze, tugomba kubaha Imana. Haleluya. Alphonse rero yari umugabo mwiza, twasenganaga akatugira inama, ariko nkamukundira cyane. Yari umuhanuzi w'Imana, adahanura ibye, atavuga ibye yishakiye, ahubwo avuga iby'Imana yamubwiye. Kandi uko turi hano twese gutya, akaba yaza icyo yabonye akakikubwira muri discipline, atakubwiye mu ruhame, cyangwa niba ari cyo mu ruhame akakivuga. Aho twasengeraga rero hari abandi bantu bazaga nk'Imana yohereje, bakavuga bati hano harimo umugeni. Noneho ngewe kuko ntwara moto, nabyumva nanjye nkahita nikanga ngo buriya se sigiye bavuze ko noneho ntwara moto ya Sipiro, aho si yabarige. Noneho nawe bigahindukira, kubera ko yakoreshwaga n'umwuka w'Imana, nawe agahanura akavuga ati mwese mwiyeze, hano harimo umugeni, ndi kubonamo umugeni. Ariko Imana kuko ari ubwenge, ikabiduhisha ikamuduhisha uwo ari we. Haleluya.
nimukomere rero mwihangane. haba iya mbere yaritashye, ndi umugabo wo kubihamya, yararitashye. kuko no mu gihe yari arwaye naragendaga nkajya mu rugo iwe, umudamu warabizi aho yicaye hariya, tugasengana. ku itariki 30 z'uku kwa kane igihe hagwa imvura nyinshi, nari mvuye mu materaniro, ariko sorry murayihangana aho gatoya, ngiye nsengera mu itorero ryitwa Sinai Pentecost Ministries, ndi umudiyakoni. icyo gihe ninjye wari wayoboye iteraniro. noneho ndaza ngeze kuri ya station hashi yo ku Nkugi y'Amahoro, imvura bariho itunyagira no twa tuvanye gusenga. numva ijwi rimpata rimbwira ngo ninzamuke njye kwa Alphonse. tugezeyo dusanga umuntu koko yararembye, kandi twari tumaze n'iminsi tuvugana. nsanga yararembye, ariko turasenga Imana itubwira n'ibintu byinshi. icyo mbahamiriza rero ku minota bampaye, ndabona umuyobozi wa gahunda ari kureba ku minota, Alphonse yararitashye. kandi ikindi mbabwiye, ntago byemewe hano kurira, kuko Uwiteka yaratubwiye ngo umugeni aratashye, kandi nta muntu wemeye kurira kuko ari giye ubikoze. muntu ushaka kurira, uririra abana bawe, uririre ibyawe, we kurira Alphonse kuko ni umugeni yaratashye. ndi umuhamya wo kubihamya. murakoze. icyubahiro n'ikibi cy'Imana. banje kwihanganisha uyu muryango wabuze uwabo. nababwira ngo Alphonse yari yiteguye kuko yakundaga Imana, yari umuntu ukunda Imana. ndibuka igihe kimwe ari ubwo nari mfite akabazo, ansanga ahantu hamwe nari nicaye, arambwira ariko ko nshaka ko tuzajyana gusenga. yari umuntu rero uba hafi y'abantu, kandi yari umuntu uvuga make, akavuga make. niba Alphonse mwarahuriraga mu nzira afite Bibiliya agiye gusenga, ukamubaza uti se ugiye he, yahitaga akubwira ati ngiye gusenga, ati ahubwo ngwino tujyane. yakumbuzaga abantu rero kwegera Imana, agakumbuza abantu gusenga. ndabyibuka hari umuturanyi umwe twigeze twahura, arahari mama Boda, nazamura ikiganza. yakundaga kumubwira ngo mama Bo ngwino tugende gusenga. habikunda rero ko yakundaga guhumuriza abantu. mpagarariye abaturage duturanye, nta kibi rwose, yari umuntu w'Imana, yivugiraga make, kandi akakubwira tujye ukunda Imana, ujye ukunda gusenga, Imana nibaha umugisha. yatabarutse rero, kandi yatabarutse amahoro. ndetse na mama Teta nawe ni umuturanyi wanjye, nabaga hafi ye cyane cyane. namubwira ngo nakomere kuko hari icyo abiziho utahakuye umutware wiwe. ntabwo Imana yamutunguye, ntabwo Imana yacu igitungurana. nakomere, Imana nibaho umugisha. arakoze mama mushumba nk'umuturanyi. reka dusabe Placide nawe. muraho mwese, Yesu ashimwe. kugira ngo mbabwire nka Alphonse nk'umukristo wacu wa ADEPR, yari umukristo mwiza, yubahirizaga gahunda zose z'itorero, kandi yari umuntu wasengaga rwose. yeweho ndi mu bantu twaganiriye, kuko ari byo yansabaga kugira ngo tumwinjize muri gahunda y'abanyamasengesho. ariko ndamubwira ni we rwose nshinge uko nkubona, ahubwo ukwiye kuza ukatuyobora. Alphonse rero yari umuntu wakundaga gusenga cyane, nino mfitemo n'ubuhanuzi bumwe na bumwe mbana nabwo yamanuriye, kandi bukomeye cyane. yigeze yambwira ati Imana imbwiye gutya, ndabihagararamo ndabibona. yari umukozi w'Imana. twese abantu twasenganaga muri ADEPR, yari umuntu wakundaga kuba yubahiriza gahunda zose, kubahiriza tugira. yari umunyamasengesho mwiza. aba kumva avuga ngo wenda amaye magurupe abaho, uyu mugabo arimo kutubwira, hose wasangaga abana n'amatorero neza. usanga abanye n'amatorero menshi, ahantu hari ayo magurupe n'ibyumba n'iki, ubonaga ko ari umuntu uzi kubaha abantu bose. Ahangaha rero ngiye ndi mu bantu ba mbere bahuye nawe, turicara ahantu parika turaganira, akajya ambwira ngo ariko uzi ko ndumva ari ahandi hantu ugomba kuzaye. ndavuga ariko se ko uri kunganiriza nk'umuntu ufite gahunda yo kwigendera. akanganiriza ko turi ku Nkugi y'Amahoro rwose, twicaye twamaze iminota nka 30 tuganira. ambwira ko avuye gusengera ahantu hamwe, ambwira ati ejo nzaba ndi iwacu,
ati ndi kumva ndi mu bihe byo gusenga ariko ndi kumva ari irindi jwi ririmo rimpamagara. Alphonse rero ahamagawe n'Imana. Inshuti z'umusaraba rwose ahagiye ni heza. Hari umuntu wigeze kutubwira soza aravuga ati ngiye baho ngenda hazi ninamuka nitahiye nimuzarire nimuzagira ibindi muzafata ibyuma mu bijyane kwirimba ubundi mucurange muhimbaze kuko aho ngenda hazi. Nuko atari ibintu bitatwemerera bitadashobokera n'iminsi yarabizi niba byoroshye no kwihutisha no n'umwanya muto ubu hari, ariko bundi yari bikwiye ko dukubita ibyuma tukaririmba tukaramya tugahimbaza. Alphonse hagiye ni mu ijuru, ijuru riramuhamagaye, yateguye inzira, yateguye iki, yarateguye rwose, yarateguye kandi n'abaturanyi barabizi n'abo twabanaga bose barabizi. Imana imwiruko ridashira. Murakoze. barakoze. Twagira ngo n'ubundi twakira umuryango.